ariko ndashimira Imana ko shehe wa hano arimo Imana. Twakomera Imana amashi. Ariko shehe hereza Imana icubahiro. Nukuri ko Imana nanezereye kukubona. Ibi bibaharuka itegeko ryo hejuru ryavuze ati mwese turabashaka. Ariko kugira ngo Gitifu atumire shehaze abadiva bazane korari, murakijijwe mw'abapastori mwe. Ndumwe mu baturage bigeze gusinda ndwana na yagize Gitifu umurenge. Ndumwe mu baturage basinze karara mu muhanda. Wasangaga ndi kurwanya mu isantre y'iwacu bita kwa Mutabazi. Ariko mureke mbabwire nubwo nabonaga yo kunywa ntaho natahaga nari mfite. Nari mfite inzu y'amabati 6. Nari narananiwe no kuyihoma shiramo ibitambaro byashaje. Umunsi umwe ndwana n'umuntu mu isantre yacu kwa Mutabazi. Umugabo mukubise nari mfite ibaraga sinzi yo byavaga. Ubwo Yesu yaranyoroheje angira na Kezu nari kiwe n'abantu barambonaga bakiruka. Genda ndi gukongeza mu nzira nafite agatoroshi nagendanaga nzi ngo nteye mu nzira. Naho yagiye ahenga saa 8 z'ijoro ndyamye. Sinziriye muri kakazu k'amabati 6. Aragenda pfurura bya bitambaro ashinguriza igishingirizo ankubitira hanze njyewe ndyamye mu nzu. Bokora niga ubundi bwenge bwo kugira ngo bamenye aho Imana yanjanye. Ntangira mfata agatelefoni kanyanshiramo sonere karisonesha bagira ngo baranyakuye. Nja kwitabira kuri Tamparari ntaro. Mbonye babo bambonye pita nkupa ngenda gati kugira ngo bari ndaje kwicara. Ndagenda nicarana n'uhagarariye ingabo mu ntara y'amajyaruguru na polisi na minisitiri ndegama. Ndavuga ntibarebesha ntiburya sibuno, burya sibuno. Nje nagurisha akabanzi wacu bampaye nkagurisha 220. Ndagenda nkanywera muri buwata no mu Ruhengeri mbinywera iminsi enye ahandi nja kuyamarira mu Kinigi hasigaye 1400 nciye iyikagano n'amaguru mbuze nayo gutega ntahi wacu murima nawo umaze. Rimwe ncurira indege nari fotoje nehereza abantu biwacu bamwe bakinywa kanyanga barebye baravuga ngo ntago yayurira ngo bari yasanze ikidege capfu yacifotorezaho. Igitandukanye n'ibiyobyabwenge. Haleluya. Ariko Yesu arakudekora. Harabo mperutse kugera iwacu batewe ya ntari Yesu gusabona yaranitukuje kandi ngo naritukuje kandi kera baravuga ngo nteraga umwaku none bahinduye ngo naritukuje. Je banyita nirenganya Theogene ewana ibintu by'uburokore byanze kunyinjiramo ariko nanywaga itabi na warajye. Je nsaba Imana kugira ngo ugu munsi mero ugu munsi ibinkureho naje nje ndumva Imana nk'abana. Imana icubahiro. Ongera uzamure amaboko ufata Imana warakoze kundema. Haleluya haleluya kundema. Amina. Ongera ukebuke mu maso mure mu maso ntabwo bufite wowe mwegeranye mu maso ariko mubwire ngo ndiho kubw'Imana. Ndiho kubw'Imana. Haleluya. Amina. Ongera umumbwire ngo yahabaye ejo neje izahaba. Yabaye ejo neje izahaba. Ngaho yizamura icyubahiro turebe. Icyubahiro ni cyawe Imana gusa. Umva ka gatatu ongera umurebe mu maso. Yego. Mubwire ngo n'uyu mwaka nzawambuka. N'uyu mwaka nzawambuka. Mubwire ngo ntabwo bamfite. Haleluya. Zamura Imana icyubahiro. Icyakane ongera umurebe mu maso. Mubwire ngo nta buzima Imana itahindura. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya 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 haleluya. Amen. Ongera umumbwire ngo byatangiye kwemera. Aha, icya gatanu mumbwire ngo uyu munsi uruhare rwawe ruragaragara uyu munsi. Uyu munsi uruhare rwawe ruragaragara uyu munsi. Yego. Aha, icya gatandatu. Icya gatandatu ndashaka kugira ngo mbarimbe indirimbo imwe ariko musubije icya gatandatu. Ongera umubwire icya gatanu mubwira ngo uyu munsi Yesu arakuremera andi mateka. Uyu munsi Yesu arakuremera amateka. Ngaho zamira Imana icubahiro. Haleluya. Ndanezerewe kubw'uyu munsi. Haleluya. Icyambere kindanga ubushizwe njya gusengerwa ku bushumba mfite inshuti yanjye iba muri Amerika. Yarambwiye ati ushobora kuba ugiye gusengerwa ugahabwa inshingano z'ubupastori
uko wabyinaga imbere y'abantu ubyinira Imana ntihongere kubyina ukagenda mu cyubahiro. Arambwira tumva rero Yesu ashimwe uzabyinira Imana kandi umwuka wera umbamo mu bintu bimbaho, natunga etaje, natunga imeze bitye, nabwiye Imana ngo imigisha uzajumpa zinshinikira kugukorera kurusha uko nagukoreraga, ahubwo ntizizansubiza inyuma. Haleluya! Kwirata ku bantu ahubwo igenda ihimbaza izina ry'Uwiteka. Haleluya! Ariko zamura Imana icyubahiro. Haleluya! Ongera umukoro mubwire ngo ntawe bitabera nawe byakubera. Babaye bate? Haleluya! Niyo mpamvu uriya muhungu mwene data mumwihorere, ejo yaba umuvuga butumwa w'igitangaza, ejo yaba umupastori, ejo yaririmba. Duhereze Imana icyubahiro. Ndi umuntu wakoresheje ibiyobyabwenge cyane, ndi umuntu winjiraga mu nsengero haba habaye n'inama abandi batinye kwinjiramo, kinjiramo kuko uyu mwamubonye. Nakoresheje urumogi cyane, koresha akanyanga cyane, nararwanye bihagije. Uyu gitifu akagari kanyu tuvuka hamwe, aranzi, azi imikurire yanjye, azi ukomeze, ariko ntago nari nzi ngo iyi saha naba mu Banyarwanda Yesu yahindura amateka bagatunga imodoka. Haleluya! Ongera umubwire ngo ntawe bitabera. Ongera uyihereze icyubahiro. Kandi ongera umubwire ngo ntago Imana ireba ku butoni. Waba uri umugesera, waba uri umuzigaba, mwaba muri abakene, Imana niseruka izaseruka. Kongera tuyihereze icyubahiro. Ndabanza gushimira Imana mu kintu kimwe nabonye cy'igitangaza mwaka kagari ka Gakoro. Igitangaza cya mbere ndashimiramo Imana nukubona gitifu atumira igiterane kikabonekamo amadini yose hatabuze na rimwe, kuko ndi umunyarwanda benshi bakurikira ukora ibiterane mu burere butandukanye. Niho nabona kandi wacu ntago nabona shehe aje mu giterane, ariko ndashimira Imana ko shehe wahana arimo Imana. Twakomera Imana amashi. Ariko shehe hereza Imana icyubahiro. Nukuri ko Imana nanezereye kukubona. Rero mu biterane namenyereyemo ntago mbonagamo abadivantiste. None uyu munsi korari y'abadivantiste yaririmbye ihimbaza Imana, ndavuga ngo Mana we habwa icyubahiro gikomeye. Ibi bibaha ruko itegeko ryo hejuru ryavuze ati mwese turabashaka, ariko kugira ngo gitifu atumire shehaze abadiva bazane korari. Murakijijwe mw'abapastori mwe. Imana yo mwijuru ikomeze ibahe umwuka wera wayo. Duhereze Imana icyubahiro. Nicyo gitangaza nabonye hano. Noneho ndavuga ndi Satani yakwizamba gusa, yahagurutse abadayimoni, ibyo Imana yateguye kuri uyu musozi biraba. Uyu munsi hari bazakayo Yesu aratahi wabo, hari bazakayo barongera bakabona Yesu, hari amateka arahinduka, hari abantu b'abasinzi bakoresha ibiyobyabwenge. Uyu munsi Yesu arabasura, abahindura ubuzima nk'uko ahinduriye Sekazuba. Abo barahari. Hereza Imana icyubahiro. Icyo ni igitangaza cya mbere. Icya kabiri ni ukubona abantu bizanye bakaza mu giterane nta daso zigiye kubazana, ukabona isantere ya Kibuye yuzuye abantu hanguke. Ongera umubwire ngo nejo tuzasobanuka. Turasobanuka dute rero? Intego nyamukuru ko tugiye gufatanya ku ntego yatuzanya no nk'igiterane cyo kurwanya ubusinzi no kurwanya ibiyobyabwenge. Buri wese uri hano abaye umukandida wa Yesu kugira ngo arwanye ibyo bintu. N'uwabikoreshaga uyu munsi wa none hari Imana yiteguye kumwakira, hari Imana yiteguye guhindura amateka. Wowe urimo n'uri yarimo, wowe bikoreshaga ntagire gucira iteka, wasanga umunsi wawe wageze. Amen. Amen. Ndumwe mu baturage bigeze gusinda, ndwana na executive umurenge. Ndumwe mu baturage basinze karara mu muhanda, ya Sekazuba rikaza mbere. Ariko ndashimira Imana
kuko bambonaga mu ibyo biyobyabwenge. Aho kugira ngo binama umutekano iterane inyigeho, hubwo iravuga ngo Sekazuba nicyo agejeje mu Banyarwanda. Nejo bundi nahawe icyemezo cy'ishimwe n'akarere ka Burera, gitangwa n'umurenge wa Rugarama, kivuga ko ndi umufatanyabikorwa mwiza na leta. Hereza Imana icubahiro. Ongera umumbwire ngo nubwo uri ikibazo uyu munsi urabigisubizo. Aha, hereza Yesu icubahiro. Nubwo uri ikibazo ntihagire uguciraho iteka. Byashoboka ko barayusinze, byashoboka ko barakoresha ibiyobyabwenge, ariko uyu munsi wawe wahindura amateka. Zamura Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Ibiyobyabwenge nta cyiza cyabyo. Nkibikoresha wasangaga ndi kurwanya mu isantere y'iwacu bita kwa Mutabazi, ariko mureke mbabwire nubwo nabonaga yo kunywa ntaho natahaga nari mfite. Nari mfite inzu y'amabati 6. Nari narananiwe no kuyihoma, shiramo ibitambaro byashaje. Umunsi umwe ndwana n'umuntu mu isantere yacu kwa Mutabazi, umugabo mukubise, nari mfite ibaraga sinzi yo byavaga. Ubwo Yesu yaranyoroheje angira na Kezu, nari kimwe n'abantu barambonaga bakiruka. Noneho umugabo yambwiye ijambo rikomeye, ariruka arambwira ngo mfite aho ngutegeye. Ngenda ndi gukongeza mu nzira, nafite agatoroshi nagendanaga nzi ngo nteye mu nzira. Naho yagiye ahenga saa 8 z'ijoro ndyamye, sinziriye muri ka kazu k'amabati 6. Aragenda apfurura bya bitambaro, ashinguriza igishingirizo, ankubitira hanze njyewe ndyamye mu nzu. Narangiza nasinda nkavuga ngo ndi umugabo, kuko yakubita nkangurutsa nasimbwa nkafata ubukingi bw'inzu kabura uwo mfata. Ariko kanze nkubwire, uba amateka yarahindutse. Ntabwo yankubitira hanze ndi mu nzu, kandi hano ubwo nanarwana Yesu yarandokoye. Hereza Imana icubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abazi ko Yesu ashoboye ngo bagire nka gutya. Amen, haleluya. Duhereza Imana icubahiro. Rero bapastori, hari akantu kabaye nte n'abapastori mwazira minsi ndi umuvuga butumwa. Ngiye kubona mbona twe turakirwa executive umusha w'umurenge, ngiye kubona wa wundi birwaga bari kwirukaho, mbona baranditse ngo nyakubahwa Sekazuba Jean Damascene urasangira n'umuyobozi musha. Ndebye nti Mana wari warabivuze. Haleluya, haleluya. Hereza Imana icubahiro. Nagiye kubona mbona bamwe bamfataga cyane nasinzira umogi na kanyanga, mbona bo bicaye nkiriya. Nshinjira mbona banyicaje uruhande rwa executive bita Maria ubayobora umurenge wa Kinoni. Nanjye nkajya ndamwegamira nti Imana bivuze ko nzicana n'abakomeye. Haleluya ariko. Haleluya. Ijambo ryarambwiye muri Yobu 28 umurongo wa 28 iravuga ngo maze ibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwe kandi kuva mu byaha niko kugira gute kujijuka. Irindi rimbwira neza muri Matayo 10 umurongo wa 28 iravuga ngo yemwe abarusha n'abaremerewe muze musanga ndagira nte ndabaruhura. Zamurira Yesu cyubahiro. Haleluya. Yemwe abarushe Yesu uyu munsi yiteguye kubaruhura. Haleluya, haleluya, haleluya. Abaturi kumwe haleluya. Yesu akuzwe. Salamariko. Yego byose biri hano dukomera Imana amashariko. Amen, haleluya. Yesu ashimwe. None mureke mbabwira akantu kambayeho noneho ko mbona bene wacu batabonye ahantu Imana yanyicaje numva ndababaye. Twakoze igitane hara muri stade ubworoherane, ngiye kubona numva Pastor Matabaro muri station aravuze ngo umutambutse umukozi Imana Sekazuba yicara stade yari yuzuye. None icyambabaje kimwe bandi bari kure biwacu bansuzuguraga kera bavuga ngo urugo rwacu ni muri Hayiti ngo n'urugo rw'abakene ngo nta kiza kiri. Mbona bicaye hejuru mbona ntibabonye ahantu banyicaje, numva ndababaye mw'abantu b'Imana. Ntaba abantu bareba ahantu Imana inyicaje bakamenya ko ishobora byose. Mbona amaso yabo yanze kureba Imana yajyanye kunyicaza. Cokora niga ubundi bwenge bwo kugira ngo bamenye aho Imana yanjanye. Ntangira mfata agatelefoni kanyanshiramo sonere karisonesha bagira ngo baranyakuye. Nja kwitabira kuri Tamparari ntaro. Mbonye babo bambonye pita nkupa ngenda gati kugira ngo bari ndaje kwicara.
ndagenda nicarana n'uhagarariye ingabo mu ntara y'amajyaruguru na polisi na minisitiri ndegama ndavuga ntibarebesha ntiburya si buno burya si buno burya si buno. Haleluya haleluya. Ibiyobyabwenge biragatsindwa ntaho byakugeza. Haleluya. Iyo biretse ugira agasura gasa n'abantu. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Twongere duhereza Imana icyubahiro. Narwanaga mu isantere nk'uyu mugabo mpaye 500 abantu bose imihanda nkayifunga kwa Mutabazi bakavanga intambara y'imperuka irabaye. Narwanaga nambaye ubusa nari ndi nk'akagini ntago nari umuntu n'abagabo banini nagera nka utangaterwa nkajugunya nkiruka kandi nari mugufi ubu Yesu angize muremure we nari ndesha nk'urite meze nk'akabiye kora kuri mugenzi ubwire ngo Yesu arahindura. Haleluya. Ariko Yesu arashoboye. Imana irashoboye. Imana irashoboye. Haleluya. Mubonye umusaza wagurishije hano mu kanya muri komedi. Nje nagurisha akabanzi wacu bambaye nkagurisha 220. Ndagenda nkanywera muri buwata no mu Ruhengeri mbinywera iminsi enye ahandi nja kuyamarira mu Kinigi hasigaye 1400 nciye iyikagano n'amaguru mbuze nayo gutega ntahi wacu umurima nawo umaze. Umukecuru duturanye wahoraga aravuma mama yamenye ko umurima nawo umaze mu biyobyabwenge arangije arongera ngo yewe Mukabukwe mama yitwa Mukabuka ngo pu ngo nakubwiye ko umuvumo wanje agukurikiranye ngo uzapfurinda gihe n'abana bawe. Ndangije mba mwo mubaro mbicihebe mbesi kugeza naho nabwimana ngo ningeze 2005 uzanyice nzaba nararamye. Ariko ndashimira Imana iminane ziwacu zirashira mu ijuru zikaba zihari. Haleluya. Ariko buri indege uko igihe cyose gishakiye mwavuze ngo amen. Ariko rimwe ncurira indege nari fotoje nehereza abantu biwacu bamwe bakinywa kanyanga barebye baravuga ngo ntago yayurira ngo bari yasanze ikidege capfu yacifotorezaho. Haleluya haleluya. Ubwa kabiri noneho ndongera ndura indege ndi Tanzania mva Mwanza njya Dar es Salaam mbona nabwo ntibabibonye. Ejo bundi nshimira Imana nuri indege muri corona 2021 nuri indege nuri Kanombe mvi Kanombe nerekera mu mujyi wa Nairobi. Ndangije mbwira umuntu turi kumwe umfotore nurira mu rwego neza. Yesu ashimwe. Noneho babone n'abantu n'aba bazungu bafotore bataje bavuga ngo nifotoza ku ndege zapfuye bamenye ko uretse ibiyobyabwenge Yesu ahindura ubuzima. Aha amashuri atakugeza n'imiryango itakugeza Yesu azahakugeza. Haleluya. Ariko nurira indege ndashaka kugira ngo mabwire kuva mu biyobyabwenge no kwakira Yesu uko bitandukana. Ngera Nairobi nasanganiwe n'abanyacubahiro ntashatse kuvuga mwavuze ngo amen. Ariko ngiye kurambona imodoka yaje kunshikana bandi ninge mwene Diriyano yicara mwiyi modoka subiza igihe nabaye mu biyobyabwenge navandi iyo nkizwa kera numva irindi jwi rirambye ngo nico gihe cyo gukizwa kwawe. Hereza Imana icubahiro. Mbwirira mugenze ngo ntukamucire hiteka ejo ntaguhazi ejo. Haleluya. Ariko n'uyu munsi hari abantu bagiye guhinduka mwasuzuguye bagiye kwihana bakakira Yesu ndetse barangiza kumwakira ubuzima bugahinduka. Nararanaga bote nkirirwa na bote amasogisi yanjye yaramashwagari none ubundi guhindura congo mwavuze ngo amen. Ariko nanjye yarandengeye none uyu munsi wanone mbahagaze imbere ndi umushumba w'itorero. Yesu ashimwe. Haleluya haleluya. Ndi umushumba w'itorero nimitswe ku mugaragaro za nzego za leta natinyaga nimitswe bahari ndavuga ngo Mana ndagushimira kuri Imana ishobora byose. Mwavuze ngo amen. Ariko haleluya haleluya haleluya. Hereza Imana icubahiro. Ndashimira Imana ihindura ubuzima. Ndashimira Imana itegeka igafata umusinzi wa kanyanga n'urumogi ikamugira pasitori. Iyi Mana nishoboye mwabantu mwe. Haleluya. Ndashimira Imana ifata wa wundi wagurishije akarimi 220 akaba afite randi kuruza parado hariya. Mwahereza Imana icubahiro. Ariko haleluya haleluya. Reka badusomere intego yacu dufite kugira ngo nyisogerezeho iboneka mu Befeso rwandiko Paulo yandikira Abefeso igice cya 5 umurongo waho wa 18. Ariko iyo wabiretse ndetse na gitifu muricarana Yesu ashimwe
uretse na gitifu wakwicara n'abantu kubera ko watandukanye n'ibiyobyabwenge. Ndi umwe watinyaga mukuru w'umudugudu wanjye twaraga turarwana buri kanya, ariko ndashimira Imana ko umuntu inshuti yanjye, guhera mu kagari ni inshuti yanjye. Ejo no banyakurara ngo turi kubaka igicumbi none urashira amafaranga ngahe, kubera ko bazi ko nahindutse. Hereza Imana icubahiro. Ndi umugabo w'umunyarwanda wakoresha ibiyobyabwenge ariko ndahinduka. Nejo bundi igihugu cyangiriye icyizere mu bantu 23 bavuye muri Amerika, bari barishwe n'ibiyobyabwenge b'abazungu. Igihugu kintora arimo kuzengurukana nabo, tugenda dutanga ubuhamya mu burere bugize igihugu cy'u Rwanda. Hotel abazungu barayemo, nanjye mwana Diriane nkayiraramo. Hereza Imana icubahiro. Haleluya ariko. Amen. Haleluya. Amen. Bwira mugenzi ngo Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe. Kanyanga ntawe yakugeza. Niba mwarumvisha amarushanwa yabereye ahantu bita mu Ngage muri Uganda, yo kunywa kanyanga nari nyarimo. Kunywa kanyanga uwadutsinze ahitapfa, uwanyoye nyinshi kuturusha. Anywa litiro 1 n'igice, amaraso gaca mu mazuru, bimwe mwigeze kumva. Byari ku mugaragaro nari imparira yivu turi kunywa. Nge nanirwa ruko nywa yicupa numva amaguru garatitiye. Undi asigara ari guhangana nayo. Nta byiza by'ibiyobyabwenge. None bamwe twazisangiraga, ubu nanjye bari kuzi wanjye bakavuga ngo boss. Haleluya ariko. Hereza Imana icubahiro. Ariko wazamura amaboko niba ari mazima, ko naka gasura rukubera Imana. Haleluya ariko. Haleluya. Nigeze kwamamariza gushinga umutekano mu mudugudu nkinywa kanyanga n'inzoga. Ndagenda ndatonda nkanguca, haje ahundi agiyeyo turahagara nkanguca ngo nanje niyamamaje. Bantu baratona barabango ntimurebe inyuma. Ndahagarara nkanguca ngo ngaho murebe byarangiye, ndebye nsanga nta numwe bantonze imbere. Barambwira ngo ngize ijwi rimwe ryanje, vuze ngo amena. Ariko mureke mbabwire si ukubirariraho. Aya masaha no mu kagari bavuze ngo nta mashuri bisaba ngo dutange kandidatire, nabona abantu banje inyuma. Hereza Imana icubahiro. Haleluya. Ndi umwe mu banyarwanda ejo bundi bazanya abatera nkunga mu murenge wanjye wa Rugarama, ndabazana bubakira abantu bari baguhe n'inzu bari kurara hanze, twubaka amazi 3 meza. Mwavuze ngo amena ariko. Haleluya. Ni naho nahawe icyemezo cy'ishimwe. Ndi umwe mu banyarwanda bahanganye no gufasha abandi basigaye batishoboye. Guhera muri corona nshaka inkunga dufasha abantu tugira dute. Na n'uyu munsi hari umugore uretse gupfisha umugabo amusigira abana 7 ntana wo guhinga. Ejo bundi namubona umutera nkunga ari kumwubakira inzu y'amabati 28. Ubu ari ikibazo muri Nyarwanda, ubu ni igisubizo. Reka nkubwira ngo nubwo uri ikibazo ejo wabiki igisubizo. Uyu munsi wa none witegure kwakira Yesu akantagiye gukora kuri weho. Hereza Imana icubahiro. Reka badusomere wa murongo. Soma wa murongo. Havuga ngo iki Joeli? Abefeso igice cya 5 umurongo wa 18. Havuze ngo iki? Ngo kandi ntimugasinde inzoga. Kandi ntimugasinde inzoga Zirimo ubukubaganyi. Ahubwo mwuzura umwuka. Yego. Komeza hepfo. 19. Yego. Mubwirane zaburi n'indirimbo. Ibihimbano by'umwuka. Muririmba. Mucurangira umwami wacu. Mu mitima yanyu. Haleluya ariko. Haleluya. Komeza uhagarare. Haleluya. Amen. Haleluya ariko. Haleluya. Ibyo byose iyo biretse Imana iguha icubahiro. Iyo batandukanye no gusinda Imana iguha icubahiro utari wifite. Nadusomere muri Luka 12:26 tumva ukuntu Imana itanga icubahiro. Ariko harabari hano ngo twongere tugire duca cyarebara. Abakiri hano bumva bafashijwe tuzamura amaboko. No ku modoka ba muri hano muzamure turebe Imana ibaho umugisha. Ndabona hari ikintu Imana irahindura kuyu mugoroba. Havuga ngo iki 26 gusa. Luka 12:26. Yego. Hari amagambo atubwira ngo nuko ubwo mutabasha gukora igito. Yego. Gose niki? Oya. Aha, soma Yohana 12:26. Ni Yohana 12:26. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana
na kabiri umurongo wa 26. Yohana 12:26 hari amagambo atubwira ngo yego umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Haleluya ariko haleluya. Imana itanga icyubahiro cyangwa ntacitanga? Iragitanga. Haleluya. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Munyeganyeze mubwire ngo nawe cyakubera mukoreho. Umuntu nankorera data azamuha hari ababyemeye ngo bayihereze icyubahiro. Imana itanga icyubahiro. Imana ihindura amateka. Imana ivana mu mukubu ikishaza n'irikomangoma. Haleluya. Abajaga mu isoko rya Rugarama baturutse iwacu hari nakizwa ntago bahuraga nanjye. Baraba ngo badahura nanjye ngo bakagira umwako bakiruka. Turavuze ngo twari tuziranye koko. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 None uyu munsi nugiye gufata kereda aravuga ati kubanziranye na Sekazuba kamanze mubaze numve ko bizagenda neza. Hereza Imana icyubahiro. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Ongera uhasome babyumve neza icyubahiro ukuntu Imana igitanga. Ija mu Migani 22 umurongo wa 4 wumva ukuntu Imana itanga icyubahiro igahindura amateka. Haleluya ariko igitandukanye n'ibiyobyabwenge. Haleluya ariko Yesu arakudekora. Mperutse kugera iwacu bati wa Dan hari Yesu gusabona yaranitukuje kandi ngo naritukuje kandi kera baravuga ngo nteraga umwaku none bahinduye ngo naritukuje. Haleluya ariko kuko ijambo ryarambwiye ngo ni muba muri Yesu muzahinduka ibyaremwe bisha. Haleluya ariko soma twumve Imigani 22 umurongo wa 4. 22 umurongo wa 4 havuga ngo iki? Iyi umurongo wa 4 usoma urabizi wariza amashuri. Uwicisha bugufi akubaho Uwiteka. Ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo dukomera Imana amashi. Imana itanga icyubahiro. Haleluya. Imana ihindura amateka. Uyu munsi wa none abaguciye iteka ntaryo Imana ari yagucaho. Imana nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none hari imirimo n'ibitangaza Imana ijya gukora ku buzima bwawe. Ntago abaturanyi babizi ubwo Imana irabizi. Ese wanyemerera mu bantu Imana ijya guumugisha, mu bantu Imana ijya gutahiwe ugatekereza niba utari utunganye nawe niba wakoreshaga bya bindi Sekazuba yakoreshaga. Aya mahirwe y'uyu munsi nanje niko nakizijwe. Umugabo bidadoga shakazi yazanye na rucahana kuri gereza ndi imfungwa nanywa ibiyobyabwenge narwanye bamfunze. Arabwiriza aravuga ngo nayo igiti cyatemwa cyakongera kikagira gite kigashibuka. Ako kanya mba mu biti byashibutse none ndi imbere yawe. Aya masaha ushaka gushibuka ngo uzamure ikiganza tugusengere. Ushaka gushibuka, ushaka kureka ibiyobyabwenge, ushaka gutandukana n'ubusinzi, babaha inzira mutambuke muze tubasengere. Babaha inzira muze uyu munsi wa none umugisha uteye ku buzima bwawe. Mutanga inzira. Ninde wa mbere ukoze mu ibiganza? Ninde wa mbere ukoze mu ibiganza kumva ko hari itagiye kureka? Imana iguha umugisha. Undi ninde tanga inzira. Undi ninde Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Ndabahamagara kwa Yesu. Uyu munsi wa none hari Yesu ugiye guhindura amateka yawe. Uko bari bakuzi Yesu agiye guhindura. Ndakubwira ngo guhindura utambuke. Mutanga inzira ngo abantu batambuke. Mubyeyi vayo ratavayo mama baguha inzira. Vayo Yesu ahure nawe. Vayo Yesu ahure nawe. Vayo Yesu ahure nawe. Vayo ubuzima. Niba udashaka gutambuka tanga inzira babone inzira. Mutanga inzira abantu babone inzira. Niba tambuka mutambuka nano dushaka inzira. Dushaka inzira abantu tujye kuramukana. Babaha inzira muze. Yesu arahari. Yesu yiteguye guhindura amateka. Yesu yiteguye guhindura amateka. Ushaka gutambuka anyura hano tumusengere. Tambuka uze hano Yesu. Tambuka baguha inzira. Muze hano. Mukecuru itambukire.
reka tubahamagare muze. Yesu arahari, Yesu arahari, Yesu arahari. Niba hari icyaha wiyumvamo, amateka agiye guhinduka ndabizi. Bakuvuzeho byinshi, babonye ko bitazashoboka, ariko bigiye gushoboka. Imana ikumere umugisha, Imana ikumere umugisha, Imana ikumere umugisha. Wowe ufite icyaha cy'ubusambanyi cyakoreweho karande, ariko uyu munsi wa none uwo mudayimoni ndamukandagira. Tambuka, 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 tambuka hano, tambuka wakire Yesu. Hari amateka yiteguye guhindura, hari ubuzima yiteguye guhindura. Ibyaha ntaho byakugeza, ariko Yesu aragushaka, Yesu aragushaka, Yesu aragushaka. Waburushe, waburushe, waburushe kubera ibiyobyabwenge, urara udasinziriye, ugiye gutandukana n'umugabo, muramukubitana inkokora, ariko hari Yesu witeguye kukuruhura. Tambuka, 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 tambuka. Yesu arabategereje. Abana mwe muretse ndabasengera nyuma, ndashaka abakuru, ndashaka abakuru. Tambuka, Yesu aragutegereje, Yesu aragutegereje. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngonge musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Ya tambuka, tambuka, weho tambuka. Wireba ngo barakureba, ejo nupfa bo ntacyo bazakumarira, niyo waburaye ntibakugaburira. Tambuka, Yesu aguhindura ubuzima. Tambuka, urarushe, tambuka, urarushe, tambuka, urarushe. Hari Yesu witeguye kukuruhura. Niwe ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe. Haleluya. Yanyishuriye, baguha inzira utambuke. Urarusha, ariko Yesu yiteguye kukuruhura. Wikwihagararaho, tambuka nshuti yanjye. Imana ibahe umugisha bageze hano. Iri joro byashobora kuba wararubwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ibyawe nibyo ushaka. Tambuka uze hano. Iya ntabaye iracyahari, iyahinduye ubuzima bwanjye, amaboko yayo aracyakora, yiteguye kukurengera. Tambuka. Singiri icyiza nkora. Tambuka, tambuka, ariko ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso yanyishuriye, yanyishuriye yamenda yose, yambabariye nta wundi uri kumva umutima we uri kubyina akumva tese nanjye ngende, kuko ari ijwi ndi kumva ariko kugira ngo ngende indi kavasi runaka nambona aramaze. Iyizire tugusengere, iyizire tugusengere. Rokora ubugingo bwawe, rokora ubuzima bwawe. Bagiye hamagara bo kwiyana ngiye gukizwa, narirukanse kugira ngo hatagira untanga, bakumpera inzira witambukira. Iyizire, rokora ubuzima bwawe. Mwaba bantu nta warokora ubuzima bwawe, Imana itaburokoye. Mwaba bantu ntabazi ukumeze. Umunsi umaze iminsi uri kwicuza ati Imana nakoze iki? Utwubonye twose utumara mu kabare, nta n'isabune mu rugo ufite. Iwawe hari inyatsi biyakuruye, wowe n'umugabo ntimubanye neza, wowe n'umugore ntimubanye neza. Intambara ni zazindi, ariko hari Yesu witeguye kurangiza intambara. Tambuka umwakire tugusengere. Wabona ari amahirwe yawe, wabona ari amahirwe yawe. Iki gitano cyaba ari cyawe, waba ari watuzanye hano uyu munsi. Tambuka uze hano, Yesu yiteguye kukurengera. Nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, mazeye Sara. Mani bampera umugisha rata, kandi ni yanyishuriye. Pasa n'amajwi. Tambuka nawe n'usigaye. Ndacyabona benshi batari batambuka. Mutanga inzira ngo batambuke, mutanga inzira mwabana mu babyeyi bitambukire. Babyeyi bararushe, hari Yesu witeguye kubaruhura. Mitungwanyishira mu kabare mukanywa ntimuzigame, ndetse ugasanga na mituweli bagiye icyo kwitanga. Mwene data, Imana ikumera umugisha. Haleluya. Nigeze gupfumura inzu
ngejeje mu mutwe bakubita umuhoro subiza inyuma guhita ukubita inkingi ndavuga ngo mana watumye ntagwa mwiriya nzu nari ngiye kwiba warakoze. Wasanga uyu munsi ari byo warokotse ariko amahirwe yo gutabarwa akabaraye warokotse umunsi umwe ejo ntago warokoka. Ngaho tambuka uze tugusengere, tambuka uze tugusengere, tambuka uze tugusengere. Ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngende umukristo ntorambihane nawe igihugu cyose cyanze. Hayiwe ngende umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye yasize njyewe. Tambuka 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 kujya muko icyatumye yasize njyewe. Hayaya ntabuzwa n'iki kujya muko ngende umukristo. Tambuka nawe Yesu aragutegereje. Naragijije mu rwamo zawe ikino isi ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mw'ijuru. Ayiwe ngende umukristo gakondo yacu iri mu ijuru. Tambuka Yesu aragushaka. Tambuka tambuka nta n'imiruho habaho hose. Ijambo ryaramwe ngo nubwo umunyabyaha umwe yihannye mu ijuru haba ubukwe. Reka dusabe abashumba bacu bahaguruka abakozi b'Imana. Uyu ni umunyaga ukomeye. Ibirori biri mu ijuru, ibirori biri mu ijuru ku bw'aba bantu, ibirori biri mu ijuru. Ariko nawe uracafite amahirwe, urushinge ntabwo rwari rwahagarara. Uracafite amahirwe. Ibirori biri mu ijuru ku bw'aba bene data n'abashiki bacu. Ndabona ibirori byinshi, ibirori byinshi. Ubukwe buri mu ijuru ku bw'aba bantu bakijijwe. Ibirori birimo nawe ubwawe wazukiyana ibirori byawe bikaba ukava mu gitabo cyo kurimbuka ukaja mu gitabo cy'ubugingo. Hari mwene data ushaka kugira icyo avuga cyangwa wumva yashaka kwatura akamara amaze akavuga ati ngewe kubw'ijambo rivugiwe hano ndemeye ndamaramaje ibi ntandukanye nabyo usenyere satani n'abadayimoni. Hari uhari? Zana mikoro hano, bazana mikrofone. Haleluya. Imana ni nziza. Ntabura gushima Imana. Buriya mu gihe cyashize turi kwihana ntago ari gushima. Wowe vuga uti nge ndihana icyaha iki n'iki kandi mbakosora. Iyo ugiye kwihana ntago uvuga ngo haleluya. Ni ukuvuga ngo yego Imana yaramfashije. Yego imfasha mu kibazo cyo nagize. Abantu baza kunyambura ku ngufu ariko irandinda. Ntabwo utagize rero. Ibyo babyita gushima. Kwihana no kuvuga ngo nge nakoze iki ndabona ari icyaha mu mutima wanjye. Noneho rero vuga icyo wihaniye ayo ni amashimwe. Noneho rero ndigushimira Imana kwihana terane urukumva kuko iki giterane cyateranye hano. Yego abaririmbyi baririmbye. Yego nawe waririmbye indirimbo ya iyo waririmbye nyuma ingiye byanshimishije cyane. Yego none ari abayobozi ari natwe ubwacu urukumva nyirizina urukumva. Yego
nukuvuga ngo biyumvisemo hari abaririmbyi yego ndimo kukubwira ngo ntabwo turi kwihana ibiyobyabwenge gusa nukuvuga ngo wanywa utanywa urkumva ikibazo gihari hari n'umuntu wanywa agataha iwe neza ntagire ikibazo ariko hari n'ugambanira mugenzi we urkumva utize mikoro gato tukwakire ihane rata ihane yego amazina yanjye ni Nindorera Jadodi wenda bamwe bashobora kugira ngo impamvu mfukamye hano ngo ni ikibazo cy'uburwayi reka turekeraho nubwo ndwaye ariko inzoga narayinyoye yego ndayinywa pe yego ariko wenda nkurikije iki giterane cyabaye yego inzoga narayinyoye bigeze aho nkora n'agakungu ndayinywa pe yego iyo ntekereje amajoro naraye wenda muri kabari ndi kuyinywa byageze aho bintera agahita kuko ari amafaranga menshi nanyoye ngewe ndayazi igihe cyarageze rero ubwo umutimanama wanjye bitekerezaho bigeze aho mbifatira umwanzuro ariko hari igihe byanga bitewe n'inshuti muri kubana ariko ku bw'iki giterane nkurikije wenda njye n'igihe wenda mbamaze nubwo muri kubona gutya wenda ndwaye buriya ari igihe n'Imana ibikoreramo ikavuga ngo reka tumugenze gutya kugira ahari wenda inzoga bazigabanyije maze ngiye kumara nk'amezi maze amezi 6 ntasoma ku nzoga ariko nkurikije iki giterane wenda numvishe mu butumwa bwinshi bita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo inzoga ndayanze burundu niyo naramuka nkize sinakongera gusoma ku nzoga kuko ibyo yankoreye ndabizi arakoze umuvandimwe yaravuze ati inzoga ndayanze reka twongere dusobane abantu bapfukamye hano turaguha mikoro ati njyewe kubw'iki giterane iki cyaha nagikoraga ndakiretse amagambo gusa yo arahagije wowe ni ngwiki mama ubusinzi arabwanze reka dukomere imana mazi n'ibindi byose reka dukomere imana mashi komeza upfukama aho ngaho nkurikiye umukiza Evariste we yego ikintu nsabira ni umurozi arara iwanje imana izamutsinda aya n'inzoga ndayinywaga ndayireka yewe banyita Nshimyumuremyi Alexandre yewe ibintu byo kunywa cyane mureke twitonde wanze kuza kwihana ibyaha byawe urabyikorereka abandi bihane na n'izi saha rwose ndi gushimira Imana ndi gusaba Imana ngo izinkize zimvaneho jewe ndigambira bayobozi ba leta mwiriwe yego banyita namwe mezi Agostini mu kagari ka Gakoro umurenge wa Gacaca njewe nanywaga inzoga nikira ngo nsaba imbabazi nyiveho kandi bayobozi ba leta mumfashe ndi umukene mu bantu bose muri leta akagari ka Gakoro ubukene simuterwa n'ubusinzi mfite abana 4 umugore yaranaye abagore naye mumfashe nanje nsaba ubufasha mu kagari ka Gakoro umurenge wa Gacaca gitifu umurenge wa Gacaca nanye musaba iki ubuzima kugira ngo mfashe nanje mbe nk'abandi n'abana babe nk'abandi nta kindi nsaba munsaba ubufasha nuko bene data bifuriza amahoro ndi umukecuru napfushije abantu rwose barashira hariho udukobwa tungahe none ubu ngubu nshimiye Imana kuko namwe icyaha ngiye kwihana ni ukugira ngo ne kuzongera kunywa inzoga ngo yenda natuka mugenzi wanje nkamugirira nabi je banyita Nirenganya Theogene ewana ibintu by'uburokore byanze kunyinjiramo ariko nanywaga itabi na warajye je nsaba Imana kugira ngo ugu munsi mero ugu munsi ibinkureho naje nje ndumva Imana nk'abandi reka dukomere imana mashi
ADPR ariko Satani akaba yaranteje kunywa inzoga mu minsi. Imana nimbabarire kandi munsengere. Yego. Nanjye nitwa Mukazitoni Rihonera ariko nzaga ndanywa kayo kandi kugira ngo Imana nimfasha nanjye nzayivayo. Nitwa Mukamizi Donatira. Nitwa Donatira Mukamuhezi. Ariko nkaba mfite urugo rubi rugomba kunyica. Imana imbabarire mu nsengere ntiye kuzongera gupfa nsomye kunzoga ngo nongeye kwitekereza ejo batantemagura. Nanjye nitwa Alphonsine Mukarubibi. Ninjye ukunda kunywa akasururu kakagage yaba urwagwa nkarusoma. Imana imbabarire nanjye nshaka kuruvaho kuri uyu munsi. Reka dukomere Imana amashi dutangariza abantu bari hano mwese mwikina n'ibi bintu ntabwo byoroshe. Ingaruka yabyo uzayibona ugeze ahabi udashoboye no kwigarura. Dushimira Imana kuri mwene data wihanye Kanyanga akavati ndetse Kanyanga ku mugaragaro n'itabi yihanye neza kandi byumvikana. Ariko weho wabifashe nk'imikino isanzwe. Ntago abakozi b'Imana bateranira hano ubusa. Kutihana kwawe aba bantu bahagaze hano, uyu ni umuvumo ukomeye kandi uzabibonamo ingaruka. Ushobora gusa ukagira ngo ni imikino, abapastori baretse ibintu byabo. Ni amahirwe yawe, ni amahirwe yawe. Washaka usetse uyu ariko aya mahirwe ntuzayabone. Kanze mbaho urugero rumwe twari twabasengera, umukobwa aradututse tuvuze ikintu cy'ubusambanyi, ariko yahamaga abantu kuja kumusengera yenda kwicwa na sida yarangariye nkangurutya. Kandi icyo gitwara ku gitwari turi ibutare ya Nyanza, dukora igitane duhamagara abantu araza aradutuka, ariko sida yaramufasha agiye gupfa niwe yavuze ngo munshakira abantu bansengere. Rero ushobora guseka ibi bintu ejo mu kwiyegura bikaza ukicuza ugashaka n'umuntu uza kugusengera ukamubura. Aya ni amahirwe yawe. Ndumva umwuka ari kumpata ikintu gikomeye. Byashoboka kuba twahamagaye abantu bo kwihana, wowe ukumva udashaka kwatura kubw'ingaruka z'ubuzima bwawe cyangwa kuko umvise aho uzamura ikibanza tugusengere. Niwumva gusa weho hari icyaha wishinjamo udashaka kuza no gupfukama, nawe reka tugusabire amahirwe akomeye uzamura ikibanza tugusengera ahantu uhagaze. Ayo mahirwe nawe yatahane, uzamura Imana ikumpera umugisha. Zamura ikiganza aho uhagaze nawe atinye kuza hano tubwire Yesu. Wowe waba wasigaye utariwe ariko umutima wawe ukaba ari icyo uri kugushinja ukavuga ati yewe nubwo ntageze hano ariko ndikumva ndi umunyabyaha. Uzamura ikiganza cyane ngusengere. Zamura cyane, zamura cyane, zamura cyane ikiganza, zamura cyane. Mana ishobora byose, murengeze ubugingo bwacu, uri Imana y'amahoro. Turabizi Satani hari n'abafatira, ariko iyi migozi yaziritse imitima ndayica mu izina rya Yesu. Reka abafite ibyaha basize bahagaze hano bakanwa gutambuka amajwi ya Satani akaba menshi mu matwi yabo. Reka uhereye aka kanya dusenye ibi byaha biri mu mitima yabo. Utanga amahoro ku bw'iki giterane, utanga impinduka ku bw'iki giterane, utanga amahoro mu igisantire mu izina rya Yesu. Konegisiyo y'ijuru imanukire mu baturage batuye muri aka kagari, imbaraga z'Imana zimanukire mu baturage batuye muri aka kagari. Abakoreshaga ibiyobyabwenge, abakoreshaga ubusinzi n'ubusambanyi, mu izina rya Yesu dusengeye abantu bose bari hano kugira ngo ukuboko kwe kubakoreho. Urakoze Mana, reka wiyubahishe ku buzima bw'aba bose bazamuye ibiganza, ubakore ku mitima. Ndetse ndabizi hari n'abataha gaca mu gitondo bakaza mu nsengero bakavuga ngo cya giterane nihane aho nari mpagaze ariko ubu nanjye nakire Yesu. Reka tuzumve ubuhamya bw'abantu bahagaze hano bazamuye ibiganza ko bakire Yesu, ngaho bakize igisa n'icyaha ku buzima bwabo, bahinduke mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ku kindi cyiciro, abumva barwaye nabo bazamure mbasengere. Yesu amara gukiza indwara, abambe uburwayi bw'icyaha agasengera n'abarwayi. Abafite uburwayi busanzwe muzamure tumbasengere. Mana ishobora byose, n'iki giterane harimo n'abarwayi kandi wakoraga imirimo hagira bihana ugakiza n'indwara. Nyemerera imbaraga zawe zikiza. Uwaje arwaye ave mu iki giterane ari muzima. Uwaje arwaye indwara z'amayoberane, indwara zaburiwe imiti, reka unyemerere ukuboko kwawe, ukuboko kwe gukiza gukora ku muntu wese waje muri iki giterane arwaye, uhereye mu
reka bakire bazatanga ubuhamya mu matorero avuga ngo muri cya giterane ninjiranye mu burwayi Yesu ankoraho ndakira Yesu abakoreho mukire Yesu abakoreho mukire Yesu abakoreho kubako kwa Yesu kubakora mu bazima Yesu abakize uhereye aka kanya indwara zose ziri mu mibiri yanyu zisoke 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 mu izina rya Yesu zisoke uwaje ananiwe abarwaye imigongo abarwaye amaguru abarwaye imitwe mu izina rya Yesu ndabasengera babe bazima babe bazima babe bazima dukomere Imana amashi dukomere Imana amashi babe bazima mu izina rya Yesu urakoze kubikoze utanze ubuzima mw'iki giterane urakoze kukijije abarwayi kandi ko bakize nanjye ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.